Reka tubasuhuze tubifurize n'ibihe byiza mwe mukurikiye ikiganiro impambo y'ubumenyi kuri televiziyo y'u Rwanda. Tubasuhuze tubifuriza kugubwa neza. Ni wa mwanya twakira abanditsi b'ibitabo kugira ngo tuganire ku bitabo banditse. Uyu munsi dufite igitabo cyitwa Umugore ni igitabo, cyanditswe na Ahayo Anita. Ni igitabo gikubiyemo icyo yise inama 60 zakugeza ku ntego zawe. Anita, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Byonyine umuntu yumvise iyi titre Umugore ni igitabo, hari ugira umwanya wo gusoma n'abatagira umwanya wo gusoma, ariko umugore ni igitabo washatse kuvuga iki? Reka dutange nk'urugero. Iki gitabo dufite hano, Yego. urabona hariho ibyanditse hano imbere. Titre ni ukuvuga, mbese tuvuge ngo umugore ni igitabo. Reba iyi titre iri aha, twakwita insanganyamatsiko. Imbere rero harimo ibintu byinshi. Yego. Iyo usomye urupapuro tuvuge rwa 5, ibyo uzasangamo ntibihuye n'ibiri ku rupapuro rwa 60. Yego. Uwo ni umugore. Umugore ni umuntu munini munini, uko umubona inyuma byuzuzanya n'ibiri imbere, mbese wamwiga igihe kinini. Umugore ntabwo ari ukuvuga umugore wabyaye gusa, ni ukuva umuntu wese w'igitsina gore kuva akivuka kugeza yuzukuruje yitabye Imana. Yego. Wamwiga igihe kinini, ubwo yaba yigwa nande? Ubwa mbere we ubwo agomba kwimenya. Ni nacyo kintu kigenderewe cyane muri iki gitabo, cyo kumenya ko umugore agomba kwimenya, icya mbere. Icya kabiri, abamukikije bakamumenya kandi bakamurebana ijisho ryiza, kugira ngo ubu ibintu byinshi bimurimo babashe kubimenya kandi bibagirire akamaro. Ariko ikigenderewe cyane, we akwiye kubanza kwimenya. Akimenya, akamenya imbaraga zimurimo, akamenya ibyo ashoboye, akamenya intege nke, akamenya aho akeneye abandi ngo bamwuzuze. Nicyo cyari igitekerezo uhaguruka ukavuga ngo reka mfate ikaramu nandike? Yego cyane, nicyo cyari igitekerezo. Uko wasanze batiyizi? Hari ukuba batiyizi, hari ukuba batazwi. Icya mbere, ntabwo abagore twiyizi neza. Ushobora kuba wiyizi ariko ukaba wiyizi igice, utiyizi namba, cyangwa tuvuge ni ukuvuga ngo ushobora kuba wiyizi igice cyangwa utiyizi, ariko n'abandi bashobora kuba batakuzi, kubera ko hari umuntu uko agaragara inyuma, ariko hari umuntu w'imbere. Kandi ubutunzi bwinshi buba mu muntu w'imbere. Iyo umuntu w'imbere atunganye, uw'inyuma birajyanirana kandi bikaba ari byiza cyane. Yego. Anita, muri iki gitabo cyawe wafashe icyo wise inama nyinshi zigera kuri 60, ariko zose ukavuga ngo niza kugeza ku ntego zawe. Ni inama zigiye zinyuranye, turagenda tuzigarukaho. Uyu mugore ubwirwa kugera ku ntego ze, twakubaza ngo wasanze se abenshi batagera ku ntego zabo? Kugera ku ntego si n'umugore gusa, n'umugabo, umuntu wese muri rusange. Kugera ku ntego cyangwa kuvuga ngo waratsinze mu buzima ni ibintu bidafatika gutya. Ni ibintu bisa naho ari uruhushya twebwe abantu twiha rwo kwereka abantu cyangwa rwo kwiyereka ko twageze ku byo twifuzaga. Rero gutsinda ngewe mbibona mu bice bitandukanye. Hari ugutsinda bigaragarira amaso, ukabona amafaranga, ukagira ubuzima bwiza. Hari ugutsinda kuba wowe w'inyuma wemeranwa nawe w'imbere, kuba uri umuntu wuzuye, icyo bita umuntu nyamuntu. Izi ntego rero ni intego urebye ziri mu bice bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukuvuga ngo wowe ubwawe, ngewe Anita, icyo nita gutsinda ni iki? Hari ibintu byinshi duhuriraho, ibyo nari ntangiriyeho bigaragarira amaso, ariko ngewe iyo ntashye nkumva nezerewe buri munsi, ni umunsi uba wangendekeye gute? Ese iyo ndeba ubuzima bwanjye
yaba ngewe ubwanjye ndatekereza cyane ko umuntu agomba gutangira kureba kuri we ubwe. Ese ngewe ndumva ibyanjye bimeze neza, ndi mu mwanya nagombye kuba ndimo, narangiza nkajya mu muryango mutoya, hari uwo tubanye dute, hari abana afite tubanye dute, hari abaturanyi, hari mu kazi nkora, hari n'ubuzima muri rusange. Rero kugera ku ntego ntabwo ari ikintu gifatika, wavuga ngo kirafatika, ariko ni ukuvuga nyine bya bindi bituma uba umuntu nyamuntu, ukaba uri umuntu wuzuye. Nibyo nashatse kuvuga muri iki gitabo, harimo intego z'ibifatika, hakaba n'intego zuzuza wa muntu wacu w'imbere. Wa muntu w'imbere. Intego ya mbere, inama ya mbere waravuze ngo reba ibintu mu ishusho yabyo uko byakabaye utibeshya. Kureba ibintu mu ishusho yabyo. Aha ngaha wagarutse cyane kuvuga ngo ariko uzi icyo ushaka. Uzi icyo ushaka cyangwa urimo gukora ibyo abandi bashaka ko ari byo ukora. Iki ni ikibazo gusa watekereza ko kireba, wasanze cyarabaye ku bagore benshi cyangwa n'abagabo nabo ushobora gusangamo abameze batyo? Ni bose bakwiye kugirwa iyi nama. Ni bose. Byarantangaje iki gitabo nyandika, nari nzi ko ari icy'abagore, nacyanditse nk'umugore, ariko abagabo benshi cyarabafashije. Barambwiye bati se kuki utavuga ngo umuntu ni igitabo? Ni inama zagirwa buri muntu wese aho ahagaze. Nk'iyi nama ya mbere uvuze ngo reba ibintu mu ishusho yabyo uko byakabaye utibeshya, bisaba ko uba wowe, ugahagarara mu gihe cyawe, ukareba ibintu uko biri, udashyizemo amarangamutima, udashyizemo uko abandi bashaka kureba ibintu, wowe ukemeranywa n'umuntu wawe w'imbere uko icyo kintu kimeze. Hanyuma wamara kureba ibyo bintu mu ishusho yabyo utibeshya, burya n'ibikurikiraho byose biza kugenda neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ufite kwibeshya, ntabwo ufite kubeshya abandi cyangwa kwibeshya ugira ngo urimo urabeshya abandi. Ugomba kuba wowe nyawe. Ibyo rero ni ibintu bireba umugore, mbese bireba umuntu muri rusange. Hari aho mu gitabo uvuga ngo abagore bakwiye kumenya, umugore akwiye kwimenya mbere na mbere, akagena n'igihe cye cyo kuruhuka, ntatwarwe n'akazi ngo ahore ataka ko yavunitse kandi ari nawe wikoresha rimwe na rimwe. Ubona byoroshye ibyo bintu? Biragaruka kuri cya kintu navuze cyo kwimenya, kize kujyana n'iyindi ngingo yitwa kwikunda, bize kujyana n'ingingo yindi ivuga ko burya buri muntu wese arashoboye. Ntabwo tuvuge mu kazi abantu bose baruzuzanya. Iyo abantu buzuzanyije rero buri muntu wese agakora icyo agomba gukora mu gihe cye, burya wa mwanya uraboneka. Hariho urugero umuntu uzasanga, cyane cyane twebwe abagore duhora tunaniwe, tugahora turira ngo turananiwe, none ugasanga hari ibyo twakagombye gukoresha abandi, twebwe twashatse gukora. Hari ukuntu tuba tuzi ko nta muntu wadukorera ibintu neza kurusha uko twabyikorera. Ni ukuvuga rero ngo iyo wize kumenya ko n'abandi bashoboye, ukaba wowe uzi aho ufite intege nkeya n'aho ufite nyinshi, bituma hahandi ufite intege nke ureba abantu mu ishusho ryabo, ukamenya umuntu wakunganira aho udashoboye, bityo nawe ukabonamo umwanya wo kuruhuka. Izi nama 60 wazikuye he? Ese ni 60 muri zingahe wari wabonye ku buryo tuvuga ngo warahinnye cyangwa wararambuye? Izi nama 60 ziri mu nama zirenga nka 200, zikubiye mu bitabo byinshi nasomye, zikubiye mu byo ndeba. Iyo ureba, iyo witegereza, hari ibintu ugenda ubona biri no mu bo twaganiriye. Ndakuganira n'abantu bakuru, abantu bakuru babaye mu bihe bya kera. Hari ibyo akuganiriza ukumva arakubwiye ati ariko ibi byakagombye gukorwa gutya, ibi iyo bigenda kera ibi twabikoraga gutya,
iyo ubifashe rero ukabihuza no mu gihe cy'ubu, nasomye n'ibitabo byinshi bitandukanye by'abashakashatsi cyane cyane abantu bize imyitwarire n'ibintu byo mu mutwe. Ni inama 60 nakuye mu nama nyinshi kandi zirahinnye, bisaba ko buri muntu afata iyo nama iyo ari yo yose akayishyira mu buzima bwe, akagerageza kumva icyo ikimubwiye. Ntabwo ari ibintu sinavuga ngo inama imwe ushobora gusanga inama imwe yafata igitabo cyose. Ni inama zihinnye, ariko iyo umuntu azisomye akazigarura mu buzima bwe, byanze bikunze hari icyo zihindura. Turagira izo tugenda tugarukaho, ariko ubwo igitekerezo se kizakuzemo gute? Usanzwe uri umwanditsi, uvuka mu banditsi, uri umwanditsi kuko wabyize, uri umwanditsi kuko uvuka mu basanzwe bandika. Igitekerezo cyaje gute? Icya mbere nkunda gusoma cyane cyane. Ikindi nagize amahirwe yo kugira ababyeyi bize kandi bagakunda ibitabo. Nakuze mbona iwacu haba ibitabo byinshi, noneho nkagira ababyeyi bigishaga b'abarimu, bamwe muri segonderi abandi muri primaire. Ni ukuvuga ngo nagize igihe cyo kumenya gusoma cyane. Hanyuma ikindi nkunda kugira igihe cyo kuba njyenyine, ngakunda no gutembera. Icyo gihe rero bituma mbona ibintu byinshi, ku buryo mfite ibintu byinshi mu mutwe mba numva nakwandika. Yego. Ariko nturambwira uko umugore n'igitabo byaje noneho. Yego. Utingiriye igihe cyo kuba njyenyine, cyo sindi bukikubazeho, kiri privé birashoboka, ariko iki gitabo kivuka he muri ibyo byinshi ufite mu mutwe? Igitabo rero nararebye mbona turi mu gihe abagore bahawe agaciro cyane ku isi yose, ariko turi mu gihe abagore bishaka bakishakisha bakibura, abibona muri bo bakaba bake. Ababyaza umusaruro y'amahirwe bahawe yo kugira ngo bagaragare bakore imirimo itandukanye, ugasanga ni bake, n'ababirimo ugasanga ntago babibayemo banezerewe. Ubwo rero nkurikije ibitabo byinshi nasomye, hari igitabo nasomye cyane kiri mu Gifaransa cy'umwanditsi w'Umunyakanada gisobanura ngo uko wakwishimira ubuzima bwawe bw'umugore. Naragisomye ndakirangiza, numva ni igitabo cyiza. Hariho n'ibindi bindi nasomye bitandukanye by'abagore, hanyuma ndicara ndareba ndavuga nti ariko igitabo ndumva ari cyiza, gihuye n'ibyo nakomezaga nibaza, gihuye no kumva mfite muri njyewe kuba naha abagore imbaraga. Ikindi ntakwirengagiza ni uko turi mu gihe ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Iyo ingo zisenyuka rero bisobanura ko ubundi urugo ni abantu babiri, kugira ngo murwubake muba muri babiri. Njyewe rero nk'umudamu naravuze ngo reka ntange inkunga yanjye uko yaba ingana kose, mbwira abagore ngo reka twimenye, hanyuma tubashe kubaka ingo, hanyuma n'ako kazi dufite n'ayo mahirwe twahawe atadupfira ubusa, bityo tubashe kubaka ahazaza h'abana bacu, habarumuna bacu n'abandi bose badukurikiye. Yego. Ubu rero abantu badukurikiye iki kiganiro barumva nakubaza ngo wowe umwanya uwukura he muri kwa kuba nawe ubwawe wiyemerera no mu gitabo dufashe nk'urupapuro, jya ku rupapuro rw'135 135 waranditse uravuga ngo hariho abantu batazi gukora badafite intugunda, guhangayika. Aho ngaho ni ku nama wise inama ya 34, aho uvuga ngo gerageza kugabanya uguhangayika kutari ngombwa. Kugira ngo urabibwira umugore, gerageza kugabanya uguhangayika kutari ngombwa. Kuri iyo nama ukavuga ngo ni byiza kwirinda gukora ibintu uhangayitse. Ushobora gukora ibintu neza ku gihe mu buryo butaguhangayikishije yaba wowe cyangwa abandi. Ibyo rero ni umwitozo ukomeye ku bagore kuko bidusaba kugira gahunda mu byo dukora. Ugeze rero ku rupapuro rw'135, Anita uravuga ngo abagore duhuriye ku gushaka gukora ibintu byinshi icyarimwe, tugashaka kubyara,
gukora ubucuruzi cyangwa akandi kazi, gutembera, kugura inzu nshya, imodoka nshya, guhindura amashuri y'abana, kandi byose tukibwira ko twabikorera icyarimwe. Ibyo rero biravuna rimwe na rimwe, bikabangamira abagabo, bikaba byateza umwuka mubi mu rugo, kuko umugore akeka ko imishinga ye umugabo atayiha agaciro, umugabo nawe agakeka ko umugore usibye kumubwira ibintu byinshi icyarimwe bitanashoboka nta bundi bufasha bundi amuha. Ab'intwari bahitamo kwicecekera cyangwa bakavuga batuje bati tuzabireba. Uwo ni Anita. yego Ab'intwari bahitamo kwicecekera cyangwa bakavuga bati tuzabireba. None umwanya wawukuye hehe rero muri byinshi wavuze n'abagore mugira ibintu byinshi? kwiha gahunda. Kwiha gahunda. Yego, kwiha gahunda niryo banga, hanyuma ugakora ibyo wumva ushoboye gukora, ukabishyira mu gihe, kubera ko byanze bikunze tugira amasaha 24 twese ku munsi. Iyo ukuyemo ayo kuryama ugakuramo ayo gukora akazi kadutunga, burya usigarana amasaha byanze bikunze, ahubwo ni ukumenya ngo ayo masaha uyakoramo iki. Ndaguha nk'urugero, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba tuvuge ukora akazi kagusaba kuhagerera igihe ukahavira igihe, ni akazi uba ukorera abandi. Yego. Ushobora kuba ukora amasaha 8. Amasaha 8 ukuyemo amasaha 28 hasigara 16, wakuramo 7 yo kubyara yo kuryama, hagasigara amasaha 9. Amasaha 9 urumva ukuntu ari menshi? Amasaha 9 ni menshi. Amasaha 9 ushobora kuruhukamo, ushobora gusoma, ushobora gukora siporo, ushobora gusura abantu. Rero ngewe mvuze ibanga ryanjye, ngira gahunda nkora ku cyumweru, gahunda y'icyumweru mu rugo. Yego, iyo umaze kubikora bigera ngo bikakubamo nk'umuco. N'abo mukorana uba ufite gahunda, abo mufitanye gahunda ukababwira uti wowe ndagushyira uyu munsi. Mbese ni ukwirinda gushyiramo bya bintu bitunguranye byinshi, kandi burya ibintu bitunguranye byinshi akenshi iyo ubiretse ntacyo bitwara. Mu bitunguranye ufashemo 20%, 80% ukayiha undi munsi, ibintu bigenda neza. Ku cyo rero mwavuze kijyanye no kuvuga ko abagore dushaka gukorera ibintu byinshi icyarimwe, nibyo bya bintu byo kugira gahunda. Ntabwo ushobora gukora akazi uvuge ngo nzacuruza, nzandika ibitabo, nzaba umunyapolitike. Mbese ni ukuvuga ngo ureba muri bya bintu byinshi tubona dukeneye, dukuramo ibishoboka, ariko bijyanye n'icyo twifuza, bijyanye na cya kindi navuze cya mbere cyo kubanza kumenya ngo wowe urinde, ese ubundi ukunda iki, ese ubundi urashaka iki. Ibyo rero iyo umaze kubimenya ukiha gahunda, iyo gahunda y'icyumweru nakubwiye ntabwo ariyo ibanza. Ubundi umuntu nyawe upanga ibintu bikomeye mu ntangiriro z'umwaka, bya bindi binini. Ibyo bintu rero ukagerageza kubipanga ariko utibeshye, ugashyiramo ibishoboka, warangiza ukabigarura mu kwezi, ukabigarura mu cyumweru, wabirangiza ukabigarura mu munsi. Iyo rero ugarutse ku munsi, tuvuge uko upanga umunsi, iyo ufite ibintu byinshi byo gukora bigusaba kubyuka kare, byose ukabikora ukabirangiza. Ariko icyo mbwira abagore aha ngaha, ntibakibagirwemo umwanya wo kuruhuka. Iyo utaruhutse ibikurikiye ubikora nabi, ubikora muri wa muhangayiko. Noneho si wowe uhangayika wenyine, kubera ko twebwe dufite imiryango, tukagira abana, tukagira abagabo. Iyo umugore ahangayitse ahangayikisha abantu bose bo mu rugo. Ahera ku bana, agakurikizaho abakozi, agakurikizaho umugabo. Umugabo yavuga rimwe, umugore akavuga kabiri, wavuga A umugore akavuga B, ugasanga ibintu biragonganye, ariko kubera ko nta tuze umuntu afite muri we, nta na gahunda afite. Yego. Ku kijyanye na gahunda, ni inama yawe ya 11, urupapuro rwa 63 uravuga ngo ubaha igihe. Umuntu ubwirwa aha ngaha turavuga ubaha igihe.
kubaha igihe urabibwira umugore. Ndagira ngo uhansomere 64 unasomera abadukurikiye. Inama ya 11 ubaha igihe. Ntabwo bitworohera kubahiriza igihe twihaye. Tugira ibintu byinshi dukora bituma tutabyubahiriza. Akenshi amasaha 24 y'umunsi atubana make. Hari igihe abandi batwicira gahunda, ariko se twe twica gahunda z'abandi zingana iki? Tugomba gushyira mu gaciro ngo tutabangamira abandi cyangwa bo bakatubangamira, ariko ntibikwiye kutubera inzitizi mu kubahiriza igihe. Jya ku rupapuro rukurikiraho, ngiye kuba nsoma uraza kubona aho ngeze, ndaheramo hagati. Hari aho uvuga ngo cika ku ngeso mbi yo kureba filime mu gihe wagakoze ibindi. Cika ku kuba umugaragu cyangwa umuja w'imbuga nkoranyambaga. Zikoresha ariko wizemerera ko zigukoresha, ko ziguhindura umucakara wazo ku buryo zigufatira n'umwanya wagenewe kuruhuka. Cika ku ngeso mbi yo gukora ibintu utapanze no kugendera mu kigare. Icyo gihe kizagukoraho. Fata ko kizira guta igihe cyawe, fata ariko ko kinazira gutesha abandi igihe. Ntukemere kuba ambasaderi wa ya mvugo ngo abagore si ibisanzwe ko bakererwa. Abagore si ibisanzwe ko bakererwa. Iyi mvugo namwe murayizi? Turayizi cyane kubera ko turayibwirwa kenshi. Yego. Turayibwirwa kenshi. Ntabwo wari witeze ko waterwa amabuye nabo, batuyu nabo dufatanyije n'abatubwira ngo turakererwa. Oya, biba bishekeje kubera ko nanjye sinikuyemo. Ahubwo ni ukuvuga ngo abagore nibamenya ko ibyo bintu byose twese tubibwirwa, bazamenya ko ibyo bintu bishoboka ko twabikosora. Igihe ni ikintu gikomeye, ni umutungo kamere. Igihe uragita ukabutaye ibintu byinshi, yaba twari tubizi. Ko kenshi, ubwo ngiye kubaza nk'umugabo, ko kenshi rimwe na rimwe abagabo bavuga bati iyo tubibaje baravuga ngo ntabwo umugore yasohoka atabanje kwiyitaho. Kwiyitaho urabihuza ute no kubahiriza igihe? Ya masaha 9 nakubwiye asigaye yo gukora ibindi byacu, ukuyemo amasaha atwinjiriza akazi, atwinjiriza ibidutunga, n'amasaha yo kuryama no kuruhuka, hasigaye 9. Urayakoze icyo ushaka. Nuyarebamo filime, ugashaka no kwitunganya, ugashaka no kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, ugashaka no kuba wagiye gusura umuntu, wagiye no muri anniversaire, ibyo bintu ntabwo bivamo. Yego. Muri iki gitabo izi ngero utanga, uzitanga nk'uwabikoreye ubushakashatsi, uzitanga nk'uwarebye nawe ubwawe, muri make ni autobiography iki gitabo? Ni we wivuga cyangwa uravuga ibyo wabonye no kuri bagenzi bawe? Iki gitabo ntabwo ari autobiography. Ndavuga ibyo nasomye, nakoreye ubushakashatsi, nkavuga ibyo nabwiwe, uko nakubwiye ko nganira n'abantu batandukanye, nkanakubwira uko ngewe nibona, kubera ko nagize igihe cyo kwiyiga ndabanza ndimenya. Ari nabyo nshishikariza abandi bantu kwimenya. Umuntu arangiza kwimenya ari uko ngira ngo agiye kwitaba Imana. Kwimenya ni urugendo rwa buri munsi, ariko akantu wize ukakiga ukakiyigaho, nibyo navuze byo kwireba utibeshye. Karebe ugakosore, ejo uzakosora kandi. Nk'ibi ngibi byo kutagira gahunda, ni twese abagore n'abagabo harimo abatagira gahunda, ariko baraturusha burya kugira gahunda. Ntibagira n'ibintu byinshi, bashyira ibintu mu mutwe bipanze, bakamenya ko babirangije bakajya kubikurikiyeho. Twebwe turundanya ibintu cyangwa bakora bike, aricyo gituma batarengwa na byinshi. Ntabwo bakora bike. Abagabo ntabwo bakora bike, bakora byinshi, ariko ntabwo babirundanyiriza icyarimwe. Bakora ikintu bakavuga bati iki turakirangije, ngewe niko nababonye, wenda hari abandi babize kurushaho. Bakora ikintu akavuga ati turakirangije, rimwe na rimwe kigafata igihe kinini, ariko ntabwo byose abyirundaho ku buryo bimubuza kubahiriza igihe. Abagore rero twebwe tuzi ko igihe nyine gihari, ntabwo turasobanukirwa ko igihe kidahari. Igihe ni umutungo kamere tugomba gukoresha kugira ngo tumererwe neza, tugire n'ibyo tugeraho. Mu bitabo byinshi nasomye usanga, urabizi ko hariho abagore
batwara ibyogajuru, abagore b'abaperezida. Biragutangaza rero kubona umugore ukora akazi kenshi akarera n'abana, akita no ku rugo no ku mugabo no ku muryango munini. None se abo babishobora bate? Iyo mbarebye rero ngira ishyaka ryo kubona ko nanjye aho ndi nshobora gushyira gahunda mu byo nkora kandi mbona ari ibintu byangiriye akamaro. Wakomeje kuvuga uti mu bitabo byinshi nsoma, hari uwakenera kukubaza ngo ubwo si wo murimo, ugira ibindi ukora ku buryo usagura igihe. Erega hari udukurikiye avuga ati ngewe nabuze igihe, Yego. ugasanga na cya gihe wavuze cyo kuruhuka ntacyo agira, ahora ataka ko arushye. Yego. Ndetse hari n'abo muravuga ati yemwe turugo rurananiye, Yego. ariko ugasanga ntirumunaniye kubera ko umugabo yamunanije, abana bamunaniye, rumunaniye kubera imiruho, kubera imvune. Wowe igihe ugikurahe? Ugira ibindi ukora uretse gusoma no kwandika? Ngira ibindi nkora, ndi umucuruzi ndikorera, mfite ivuriro, kandi ivuriro ni ahantu bakora amasaha 24 kuri 24. Nkagira n'ibindi nkora birimo kuranguza imiti. Ni ukuvuga ngo muri make nkora mu bintu bijyanye n'ubuzima, kandi ndakora buri munsi. Nta munsi ndakora usibye ko ngira umunsi umwe mu cyumweru witwa kuwa gatatu. Ni umunsi ntajya ngira ikintu nkora. Kuwa gatatu? Kuwa gatatu ni umunsi ntagira ikintu nkora, ni umunsi nirirwa mu rugo. Ni umunsi nirirwa mu rugo. Hanyuma urambajije ngo igihe ngikura he? Nyuma ya saa 12 ntabwo nitaba telefone. Nubwo nkora kwa muganga, ngewe nizera imbaraga zabo dukorana, kubera ko tuba dufite ukuntu twapanze ibintu. Iyo mpari mba mpari, iyo ndahari mba mbizi neza ko abo nasize bakora ibyo bagomba gukora. Ngiye kumara hafi imyaka 10 nkora, ntabwo numva hari ikibazo nari nahura nacyo kwa muganga. Wabemeje kutajya ufata telefone nyuma ya saa 12? Yego rwose. Z'umugoroba? Z'umugoroba. Yego. Ariko ukumva utabaye, ndabyita ngo iki mu Kinyarwanda, utatakaye, to be disconnected? Oya, mu ntangiriro byabanje kungora, ariko bisaba ko abantu bandi hafi bagomba kubanza kumenya icyo kintu. Ni ukuvuga abo mu rugo bo nta kibazo kubera ko tuba turi kumwe. Abo ngabo nibo b'ingenzi burya mu buzima. Noneho abo ku kazi narabibasobanuriye, kandi dufatanya gushyiraho gahunda ituma bashobora gukora igihe ndahari. Hanyuma rero ahubwo icyangoye ni abavandimwe n'inshuti. Urumva uwo mwanya niwo mwanya wo kuvugana n'abantu. Niwo mwanya wo kuvugana n'abantu, niwo mwanya wo kuvugana nabo kuri telefone, ariko mvugisha abantu benshi bashoboka. Narabibasobanuriye, bamwe barabyumva, abandi birababaza, ariko ubu ngubu nibwo mbona byangiriye umumaro, kandi nabo byabagiriye umumaro, kubera ko iyo tugiye tuganira noneho dufite umwanya. Tuganira dufite umwanya, tukabipangira gahunda. Si ukuvuga ko saa 12 za buri munsi, iminsi yose 365 ntajya nitaba telefone. Oya, iyo twahanye gahunda, tuvuge wenda telefone ziba ziri bumara umwanya munini, nshobora kukubwira nti reka tuzavugane ku cyumweru. Icyo gihe mba nzi ko niriwe mu rugo, ku cyumweru tukaba twafata amasaha tukaganira. Icyo ni ikintu nafasheho umwanzuro kingoye, ariko cyangiriye akamaro kanini cyane, ku buryo ahubwo nabo ntavugishaga. Erega ikigusetsa, ushobora gusanga amatelefone ibyo tuyakoraho burya si byinshi cyane. Ushobora guhamagara umuntu umwe inshuro 3 ku munsi, noneho akaba ari n'undi w'ingenzi washakaga ko muvugana, ukazamara amezi 3 utamuhamagaye. Ariko ibintu byose kwa kugira umunsi wo kuruhuka. Uzi ko burya iyo wicaye uruhuka wibuka n'abantu udaheruka, ukavuga uti reka abangaba nzabavugisha uyu munsi uyu n'uyu. Ngiye mbona byarangiriye akamaro gufata umunsi w'icyumweru ndakora. Hariho nyine abacuti banjye babinsererezaga, bakavuga bati nyakubahwa saa 12 zageze tukuvugishe se? Bagira bare kuryaha muri komeyeho. Yego. Ntabwo ntumva tukabigira blague. Nkavuga nti wapi, ubu ngubu nkangutse irya kabiri. Reka tuzavuga nejo.
ariko byarakunze byarafashe ngiye mbona ari ibintu byangiriye akamaro kubera ko urumva kwa muganga umuntu yirirwa yitaba telefone ukirirwa ufite abantu batameze neza ufite ibintu ukemura byinshi cyane iyo ubikomerejeho rero ku mugoroba ntabwo abo bantu bazana bafashe igihe kinini bisaba ko ugira igihe ukaba uri disconnected nk'uko wabivuze kugira ngo za bateri zawe wongere uzishyiremo umuriro noneho ejo uzabe ukimeze neza yego icyo ni gishya icyo ni ikintu gishya washoboye hanyuma ariko wavuze ngo wakwiyitaho kandi ukubahiriza n'igihe bigashoboka ntukemere ko hagira ugucishamo ijisho ngo narangiza abyitirira abagore bose umunsi ugira amasaha 28 uko utaye isaha cyangwa ukayitesha abandi uba wabujije kugera ku ntego bihaye ndashaka kukubaza kuri iki wise kugira gahunda kuko mu gitabo kigarukaho hari naho wageze uravuga ngo ntabwo n'umugabo akwiye kuba agushyira muri gahunda we yateguye mutaziteguranye kubwira ngo tutashye ubukwe tugiye aha n'aha hari abashyitsi bari buze mu rugo itegura ubakire mu by'ukuri asa naho abigutuye hejuru umugore yabigira ati ko ari we wandikiye ufite umugabo umeze atyo ubabazwa nuko amubwira ati dutahe ubukwe umugore avuga ati uyu munsi nafashe umwanya wo kuruhuka si ubwo gahunda yo kuwa gatatu ihuye n'iy'umugabo ahubwo gahunda yo kuwa gatatu ihuye n'iy'umugabo cyane ego ni umunsi wo kuruhuka no gukora ibindi byose bishoboka ni ukuvuga ngo biroroshye kubera ko ahubwo gahunda zihuye n'ize zitarimo akazi zikaba zitarimo abandi bantu ziba ari gahunda zacu n'urugo kandi ziba ziri bugende neza naho iby'ubukwe rero ntabwo ari ikibazo gikomeye kubera ko abagore ni natwe tumenya iby'ubukwe nitwe tubizi nitwe tubimenya nitwe tumenya ibintu biri sosiyale tukamenya n'ibyo tugomba kujyamo niba tuvuge dufite ubukwe 3 ku munsi biragoye ko wavuga ngo wataha ubukwe 3 ku munsi ariko icy'ingenzi ukora ni uko uhitamo ubwo uri bujyemo ubwo utari bujyemo ukababwira ntabwo ari byiza ko abantu bagutegereza ntibakubone ikindi ugakora ibisabwa bindi bidakenera kuza kuba uhari niba ugomba gutwerera ugatwerera niba hari indi mihango yindi izaba nyuma ukabizeza ko uzayijyamo kandi ukayijyamo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubireka oya ntabwo ari ukubireka ahubwo ni ukubiha ni ugukora ibyo ushoboye ibyo udashoboye ugasobanurira abantu aho kugira ngo bagutegereze bakubure ibyiza urabasobanurira ukababwira uti twari dufite amakwa 3 tuzajya muri ubu iwanyu tuzaza mu gutwikurura abandi ukababwira uti ntabwo tuzabibasha ariko tuzasura abageni ni ibintu byose bishoboka burya ubukwe ntabwo ari uko ngewe mbyumva ntabwo ibintu byose wabishobora ujya mu bishoboka icyo wise ikigare umugore yirinde kugendera mu kigare ikigare rero kitujyana muri gahunda nyine za zindi zidateguwe nziza zinaryoshye ariko zitunaniza akenshi ntitunazishobore ni byiza kugira abantu mugendana kugira ngo nawe wunguke ubwenge ariko ni byiza kumenya ibyo ujyamo n'ibyo utajyamo kubera ko niba ufite ikigare cy'abantu 30 ubwo na anniversaire 2 mu kwezi wenda harimo abavukiye rimwe ariko nugabanya amezi 12 mu bantu 30 uzajya muri anniversaire 2 mu kwezi ujye mu mibatizo y'abana babo wenda rimwe mu mezi 3 ujye uwabyaye rimwe mu kwezi biba byinshi cyane ku buryo bisaba ko ugira abantu mugendana ariko ntujye muri gahunda zabo za buri munsi kubera ko ntabwo mu gitabo cyawe wanditse inama yo kumenya ibyo umuntu akwiriye kuba akora vuba rwose ngo umugore gerageza umenye ko ibyo urimo ari byo ukwiriye kuba urimo koko ko bikungukira ko ari wo muhamagaro wawe uyu munsi we watubwira ko aho wahageze ese mbere yo kuhagera wahuzaguritse bingana iki nkoresheje iryo jambo urugendo rwo gutsinda n'urugendo rurangira umuntu yitabye Imana ariko nakubwira ko aho ndi ubu ngubu
numva nishimiye aho ndi, byaba mu kazi, byaba mu rugo, byaba no muri sosiyale. Sosiyale niyo mba mbona idahagije neza, ngenda nongeraho, ariko iby'ingenzi mbona biri aho ngaho. Nakubwira ngo byibura mu bintu by'akazi no mu bintu by'urugo numva ari byiza. Hanyuma sosiyale nyine nk'uko ubyumva, sosiyale ni nyinshi cyane, ntabwo nzi niba hari undi muntu ujya uyishobora, wenda akaba ari ngewe utayishobora, ariko sosiyale niyo ni ukuvuga imibanire n'abandi. Imibanire n'abandi numva hakiburamo akantu, ariko gatoya, kubera ko bisaba kubalansinga. Bisaba kubalansinga. Hari igihe ugera aho ngaho ukumva ntuherutse abantu, hari igihe ugera aho ngaho ukumva hari umurwayi udaherutse kubona, ukumva ntabwo ujya mu makwe bihagije, ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga umunsi ufite amasaha 24, iki nzagikosora, nzagerageza. Ko abantu badakunda amahame, kuba uri umugore cyangwa kuba ubwira umugore ngo niyimenye, inama zakugeza ku ntego zawe. Mu ntego harimo n'uko kwimenya no kumenya gukoresha neza igihe no kugira amahame ko abantu batayakunda. Ubu ntibari buvuge kuri kubashishikariza kuba insociable. Oya, amahame burya, amahame niyo agenga isi. Umuntu utagira amahame ntabwo aba ari umuntu, kandi buri muntu wese burya agira amahame. Ubajije buri mugore wese yakubwira ko afite amahame. Ngewe nababwira ngo bagerageze kugira ubuzima buri balanced, byose bikunde, bareke guhengamira hamwe, mbese babe abantu buzuye, kandi urwo ni urugendo umuntu akora buri munsi. Ni ukuvuga ngo nubwo biri mu gitabo, ibi ni ibintu ugerageje usanga buri muntu wese abikora, ariko benshi ntibazi ko babikora, cyangwa ntibabikora byuzuye, cyangwa babikora nabi. Yewe rero nabashishikariza ngo babanze bamenye, bimenye, noneho buri wese yumve ko arimo gukora ibintu bimushimishije. Reka tugane ku musozo. Watanze inama nyinshi, hari aho uvuga ngo kubana ni ukwiyemeza, niba wifuza ko urukundo ruramba wivuga ngo ndakeka ko bizagenda. Hari aho uvuga ngo ese uracyari ingaragu wihangayika, yakire niba imitekerereze yawe itandukanye n'iy'abandi, si ngombwa ngo ugendere muri cya kigare. Niba waratakaje umuntu cyangwa ibintu, umenya impamvu yabiteye kandi wige kubyakira. Anita, hari aho wavuze ngo inshuti ziraza zikanagenda, izagiye nta ruhare ubigizemo zirekeza igende, inshyashya zifite umumaro uzakire. Ugenda ugaruka ku bintu byinshi uvuga ngo umuntu aba yaranyuze muri byinshi, ariko nsoza muri make, umuntu usoma iki gitabo cyawe azaba yakumvise neza, nasigarana iki kuri wowe? Iki gitabo numva nifuza ko umugore wese yagitunga. Noneho muri buri situwasiyo agezemo agafungura akareba ikijyanye n'icyo kintu arimo, noneho agasoma akongera agatekereza. Ni igitabo cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni uko biri mu mpapuro, ariko ni ubuzima tubamo buri munsi. Rero ndumva nifuza ko abagore batekereza imbaraga zibarimo, bagatekereza ko bashobora gukora byinshi baramutse babyiyemereye. Babyiyemereye. Hanyuma ikindi, abagabo basanzwe baha agaciro abagore, nibakomeze, kandi abifitiye icyizere gikeya babazamure. Umugore wazamuriwe icyizere aba umugore ukomeye, kubera ko urubyiruko ruzima ni uruvuka ku babyeyi bazima. Abagore rero bagomba guhabwa imbaraga, ariko nabo ntibumve ko imbaraga bahawe zidakuraho ko aba ari abagore b'abanyampuhwe, bacisha make. Ibi byose navuze ntaho bihuriye no kuba umuntu yaba igishegabo, oya, ahubwo ni ibintu bituma umuntu aba umuntu wuzuye. Ibyo bintu byose bikorwa mu bugwaneza buturanga nk'abagore, bigakorwa mu gutuza, hanyuma tukagira igihugu cyiza, tukagira urugo rwiza, ariko tukanatera imbere, kubera ko dufite ibintu byose bisabwa ngo dutere imbere.
ahubwo ni twebwe tugomba kubimenya tugashyiramo gahunda, tugashyiramo kureba ibitari ngombwa tukabireka, ibiri ngombwa tukabyongerera imbaraga, ariko cyane cyane buri mugore wese nabanze yiyige yimenye. Uyu ni umwitozo ukomeye, ntabwo ushobora kwiyiga ngo wimenye utagira umwanya wo kwitekerezaho. bashake n'umwanya, bashaka umwanya urakoze cyane. utekerezeho. Kiboneka he? Kiboneka muri librairie Caritas mu Kirezi, muri ahandi bacuruza ibitabo muri Kigali Heights no kuri Sawa City mu Kanogo. Murakoze cyane, reka Murakoze. tushimire Anita Ahayo. Igitabo umugore ni igitabo, inama 60 zakugeza ku ntego zawe, ariko cyane cyane yavuze ngo byose bikorwe mu bugwaneza. Ariko turamushimiye kandi namwe turabashimiye kuba twari kumwe muri iki kiganiro.